My engagement in supporting peace between Rwanda and DRC spans more than 3 decades, from a focus on the immediate aftermath of the 1994 Rwandan genocide. Uruhare rwanjye mu gushyigikira amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rumaze imyaka irenga 30, rwatangiriye ku byabaye nyuma y'ingaruka z'ako kanya za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Twanagize ibiganiro byo kumva ubuhamya hano kuko kubw'amahirwe make umuryango mpuzamahanga warananiwe bikabije, by'umwihariko Kofi Annan uyoboye ishami ry'umutekano muri Loni yahawe inyandiko ya Generali Romeo Dallaire yagaragazaga ibyari bigiye kuba mu Rwanda, ariko nta cyakozwe. Hari abaje gutanga ubuhamya kuri ibyo, bityo rero iki kibazo kimaze igihe kirekire kidahangayikishije. Iki kibazo cyagiye gishyigikirwa n'impande zombi za politike, bityo ndishimira ko uyu munsi tugira iyi nama yo kumva ibitekerezo turimo, by'umwihariko gukora ibishoboka ngo amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere ashyirwe mu bikorwa uko yakabaye. Aya masezerano y'amahoro yaganiriweho kandi akagerwaho mu buryo bw'ubuhanga n'ubwenge budasanzwe, yatangiye igihe gishya mu karere, igihe aho amahoro ashingiye ku mbaraga n'ubushake akoreshejwe kugira ngo hashyirwe iherezo ku ntambara imaze igihe kirekire irimo amaraso menshi kandi ihenda cyane. Guhuza impande zombi ku meza mw'ibiganiro byari amateka ubwayo. Nibwo bwa mbere mu mateka ya vuba hagaragaye intambwe nk'iyi muri iyi ntambara. Amasezerano yagezweho aramutse ashyizwe mu bikorwa uko yakabaye azazanira inyungu zidasanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugenzura ko impande zose zubahiriza ibyo ziyemeje mu gihe cyo gusinya mu Kuboza si inyungu z'igihugu cya Amerika gusa, ahubwo cyane cyane ni ingenzi ku bantu babarirwa muri za miliyoni bababazwa n'iyi ntambara ku bihe bizaza by'abana b'Abanyekongo n'Abanyarwanda, ndetse no kwibuka abantu bagera kuri miliyoni 6 bapfiriye muri iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Igihombo mu buzima bw'abantu ni kinini ku buryo gitangaje kandi nticyakwihanganirwa. Mu myaka ishize myinshi nayoboye inama zo kumva ibitekerezo zigera kuri 11 zose zagarukaga by'umwihariko ku kibazo cya politike n'ihohoterwa biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda. Ikibabaje nuko buri nama yagaragaje ko igisubizo cy'umuryango mpuzamahanga n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kitari ku rwego rushimishije, rimwe na rimwe kikagaragara nkaho kirengagiza cyane cyane mu maso y'ihohoterwa rikabije, ibyago n'imibabaro y'abantu. Uyu munsi ibintu birimo guhinduka ku buyobozi bwa Perezida Donald Trump n'inama y'abaminisitiri. Igisubizo kirakomeza kandi nemera ko kizaba kirambye. Nemera ko gusinywa kw'amasezerano ya Washington mu ruhame hafi hano kandi ntarimo ari hamwe na Perezida wa Komisiyo Mast n'abandi byongereye uburemere n'agaciro ku byo abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biyemeje. Kandi iyi nama yo kumva ibitekerezo y'uyu munsi ni ubutumwa bugaragaza uburemere n'ubwitange bw'iyi komisiyo. Iyi komisiyo yose uko yakabaye ndetse n'inteko ishinga amategeko yose, inteko ishinga amategeko y'umutwe w'abadepite n'iya Sena mu gukurikirana no gusigasira ibyo byemezo. Twiyemeje bihamye kandi dushaka ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa uko yakabaye. Ni ubusabe bugenewe impande zombi, nimushyire mu bikorwa aya masezerano mubikunze kandi mubishyizemo ubushake bwose. Mu Kuboza ku mwaka ushize narabivuze ko ntegereje gukorana n'abandi no gukurikirana uko inzira y'amahoro igenda itera imbere no kugenzura ko abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bubahiriza ibisabwa n'aya masezerano. Niyo mpamvu twahamagaje iyi nama yo kumva ibitekerezo uyu munsi, kuko hakiri abantu n'amatsinda abangamira inzira y'amahoro, abagizi ba nabi bakora ibikorwa bigamije kuyisenya no gutesha agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi wenda icy'ingenzi kurushaho bikangiza n'inyungu zabo bwite. Iyo tumaze gusinya ubuvuga uti iri ni ijambo ryanjye, nshyize icyubahiro cyanjye n'ubwizerwe bwanjye bwose muri aya masezerano, bityo rero ugomba kuyashyira mu bikorwa ukabikurikiza kugeza ku ndunduro. Inyungu
zituruka ku masezerano ya Washington nk'uko nabivuze mbere ni nyinshi kandi ntabwo zisanzwe. Kandi ikindi, aya masezerano aramutse ashyizwe mu bikorwa uko yakabaye, buri wese yatsinda. Ibyo bituma rero bishishikarizwa, byasobanuwe neza mu rwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere. Rwasabye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bitegura igenamigambi rifite imiterere isobanutse y'ubufatanye mu bukungu. Iri genamigambi rikaba rikubiyemo imiyoboro y'itangwa ry'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo, ingufu, ubukerarugendo n'izindi nzego, hagamijwe gushimangira amahoro, kuyashingira ku iterambere rihuriweho no gukurura ishoramari. Ku rundi ruhande, amasezerano y'ubufatanye bwa gihanga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi bya Afurika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rumwe n'u Rwanda ku rundi, yubakiye kuri urwo rwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere, akagura ubwo bufatanye mu ishusho yagutse y'impande eshatu, ihuza ivugurura ry'ubukungu, imiyoborere y'amabuye y'agaciro y'ingenzi n'ubufatanye mu by'umutekano n'inyungu za gihanga za Amerika ndetse n'ibyo yiyemeje mu ishoramari. Ibi bikubiyemo no gukemura ibibazo by'umurimo w'abana n'umurimo w'agahato mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze mu mucyo wuzuye mu rugendo rwose rw'ibicuruzwa, igenzurwa ryimbitse, gukurikirana inkomoko no kubahiriza amahame mpuzamahanga yemewe, hagamijwe kwemeza ubucukuzi n'itangwa ry'amabuye y'agaciro bikorwa mu buryo butemewe kandi bushyizeho inshingano. Ikindi kintu gikomeye cyane ni uko amasezerano ya Washington akubiyemo igitekerezo cy'ibikorwa kigizwe n'ibyiciro 4 byemeranyijweho n'impande zombi. Ibi ni ingenzi cyane ku kuba u Rwanda rwemera gukura ingabo zarwo, ariko bikazakorwa gusa mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikurikije ingengabihe ihuriweho kandi ihujwe neza yo kurandura burundu umutwe wa FDLR. Mu nama yo kumva ibitekerezo by'iyi komite no yabaye ku wa 5 Gicurasi 1998, naravuze ni guverinoma y'u Rwanda iyobowe na RPF yakoresheje kwicuza k'umuryango mpuzamahanga nk'ingabo zo kurinda cyangwa kwirinda kunengwa ku bikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi gucumbikira no kurinda abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bo mu bwoko bw'abahutu byateje ibibazo bikomeje muri icyo gihugu. Nyuma y'imyaka myinshi ishize, impamvu shingiro z'iyi ntambara ziracyakomeza kwiyongera no kwaduka. Kuba FDLR ihari n'ingengabitekerezo yayo ya jenoside bikomeje mu buryo bwumvikana kuba ikibazo nyamukuru cy'umutekano w'igihugu ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu munsi dufite impamvu zifatika zo kwizera ko ahantu hazwi hakoreraga abarwanyi ba FDLR ubu hari munsi y'ubugenzuzi bwa M23 n'u Rwanda, kandi niteze kumva ibisobanuro by'iterambere rigaragaza ingamba M23 n'u Rwanda bari gufata mu gusezerera intwaro cyangwa mu gusezerera cyangwa gusenya no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR. Ntibihagije kuvuga ko M23 ari umutwe wigenga cyangwa ko utagengwa n'amasezerano ya Washington, mu gihe hari ibimenyetso bisobanutse by'ubufatanye na coordination hagati ya Kigali n'uwo mutwe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zifite ibibazo bijyanye na FDLR, birimo kuba nta politiki isobanutse yo kwimura no kwambura intwaro abantu bagomba gufatwa nk'abahungabanya ibyo igihugu kiyemeje. Mu mwaka wa 2008 nasuye Goma. Muri icyo gihe abahungabanya amahoro ku bw'amahirwe make bagaragazaga imyitwarire mibi cyane irimo gusambanya abana bato. Ambasaderi William Rusty Swing niwe wari uyoboye iyo misiyo. Nayoboye inama zo kumva ibitekerezo bitandukanye bigera kuri 4 kuri icyo kibazo. Twatekereje ko twageze ku bwumvikane, hashyirwaho politike y'ingabo zambara ingofero z'ubururu ivuga ku ihohoterwa ridashobora kwihanganirwa na gato, zero tolerance, ariko ishyirwa
mu bikorwa ryabyo ryagiye bigura intege bigenda gahoro cyane. Mu gihe ababungabunga amahoro batarinda abaturage, ninde wasigara barinze? Ibyo byarambabaje cyane nk'uko byababaje n'abandi benshi bo mu mpande zombi za politiki. Ku byerekeye abayobozi, senateri Marco Rubio yatanze ibisobanuro bisobanutse cyane kandi ndabimushimira ku bijyanye n'ibigo bifite icyicaro i Hong Kong no ku mugabane w'Ubushinwa bishinzwe gutera inkunga imitwe itwaje intwaro harimo na M23. Ibihano byafashwe n'ubutegetsi bwa Perezida Trump bikubiyemo na sosiyete Congo Dangyang Mining Corporation ivugwaho kuba umuhuza ukekwaho gukura amabuye y'agaciro mu duce tw'intambara no kuyanyuza mu miyoboro y'ubucuruzi y'u Rwanda ajya mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro yo mu Bushinwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nayoboye indi nama yo kumva ibitekerezo, maze mvuga nti uhereye kuri cobalt kugera ku modoka ndetse n'uwo murongo wose w'ibicuruzwa bishingiye ku ihohoterwa, twumvise ubuhamya bw'abantu batandukanye bavuze ko abana bapfaga, abana bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwo mu buryo bwa gakondo, n'abandi benshi bavugaga ko abo bana bakoreshwaga ku gahato. Guverinoma y'Ubushinwa yari yatanze umushinga w'itegeko ugamije kubihagarika ariko ntiwigeze wemezwa. Igice cy'uwo mushinga cyanyujijwe muri komisiyo ya Ways and Means ariko n'ubu ntikiragera ku rwego rwo gukomeza inzira y'itegeko. Twizeye ko ibiri kuba ubu bizatuma bitagikenewe kujya muri bene ubwo buryo, kuko aya masezerano ari rusange kandi yuzuye cyane. Tugomba guca burundu ukwishingikiriza kwacu ku mabuye y'agaciro atuma ishyaka rya gikomuniste y'Ubushinwa ribona inkunga nk'uko nabivuze muri 2023, kandi ayo mabuye akaba anatera inkunga ituze n'ubushobozi CCP igaragaza cyangwa iryo shyaka rya gikomuniste y'Ubushinwa. Amasezerano ya Washington arenze cyane ikibazo cy'amabuye y'agaciro gusa. Igikorwa gikomeye kirangiza ibi byose kigamije guhagarika imibabaro iterwa n'intambara. Mu Ukuboza 2012 naribajije ni ese ibibazo by'amoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bikikije byabona igisubizo burundu mu buryo amahoro arambye yahagerwaho. Ndashaka kwibutsa ko mu bihe bibi cyane, mu minsi mibi cyane ya jenoside yabereye i Darfur, abantu benshi bibazaga bati kuki nta wita ku mibabaro n'ubwicanyi bukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagize Matafrek uza gutanga ubuhamya hamwe n'abandi benshi barimo Tony Hall, uwo abakozi be bari hano. Ikindi kandi araza gutanga ubuhamya mu nama izagukurikiraho uyu munsi. Abantu benshi baravuze bati bitese kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitese ku Rwanda. Ku bw'ibyo rero nkaba nekereza ko amasezerano ya Washington asubiza icyo kibazo mu buryo bufatika kandi bufite imbaraga. Nanone Sara, ndagushimira cyane kuba uri hano muri aka kanya mukayenda kumenyekanisha ku mugaragaro. Ubu ngiye guha ijambo Sarah Jacobs, umunyacyubahiro ufite umwanya w'ingenzi nk'umuyobozi wungirije w'iyi komite. Affleck could come in and testify, and so many others. Tony Hall, whose staff is here, he'll be testifying at our follow-up hearing to today. So many people spoke out and said, what about the DR Congo? And what about Rwanda? So the Accords, I think, answers that question very robustly. And again, Sarah, thank you for being here, and I'll introduce you formally in a moment. But I'd like to yield to Sarah Jacobs, our distinguished ranking member.